Kuruka uri mu rugendo ni indwara abantu benshi bakunda kubona cyangwa bakunze kurwara, ku buryo buri gihe iyo bagiye ku rugendo baba bagomba kuruka mu modoka, kandi mu by'ukuri mbere na mbere ibi bibangamira wowe ubwawe urutse mu modoka, ubwa kabiri bikabangamira cyane abagenzi muri kumwe mu modoka mufatanyije urugendo. Birumvikana umushoferi nawe ashobora gutwara imodoka atishimye kuko biteza umwanda mu modoka kandi mu gihe cy'urugendo. Nubwo akenshi kuruka mu modoka bibaho ku bantu bamwe na bamwe, reka tubibutse ko bitaba ku bushake bw'ubikoze kuko ari indwara nk'izindi kandi nta n'umwe bitabaho. Ibi bivuze ko niba wowe bitarakubaho uri umunyamahirwe, bityo ntukwiye kunena, guseka cyangwa gusebya uwo bibayeho, ahubwo ukwiye kumufasha kuko burya kuruka ntibibaho gusa mu ngendo z'imodoka, ahubwo bibaho mu bwoko bwose bw'ingendo, yaba mu ndege, yaba mu bwato, yaba muri gari ya moshi. Gusa mu ngendo z'imodoka niho bikunze kubaho kenshi. Bityo mu kiganiro amagara n'ubukungu cy'uyu munsi tugiye kwibanda ku modoka, kuko iwacu mu Rwanda mu misozi igihumbi dukoresha imodoka cyane, yaba izizenguruka mu mujyi wa Kigali cyangwa izikora ingendo mu turere 30 tugize igihugu cyacu hirya no hino mu ntara zose. Mu kiganiro amagara n'ubukungu tugiye kuganira ku ndwara yo kuruka uri mu rugendo, bityo turarebera hamwe uko bigenda kugira ngo umuntu aruke mu modoka. Muri iki kiganiro kandi turamenya uburyo wakoresha ukirinda kuruka mu gihe uri ku rugendo. Muri iki kiganiro turanasobanukirwa imiti ikoreshwa cyangwa se uburyo wakoresha kugira ngo wirinde kuruka mu modoka. Ibi birareba uwo bisanzwe bibaho cyangwa se uwo bitarabaho. Reka tubanze tubashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo bwonyine buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza cyangwa kutwunganira kuri iyi ngingo, nyabuneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe kandi wakunze ikiganiro tubagejejeho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza ku ndwara yo kuruka mu modoka, tukamenya uko bigenda kugira ngo umuntu aruke mu modoka ari mu rugendo, uburyo wakoresha kugira ngo wirinde ko bikubaho, ndetse n'imiti ikoreshwa kugira ngo ukire iyi ndwara. Reka dutangire turebera hamwe uko bigenda kugira ngo umuntu aruke mu modoka. Mu bice bigize umubiri wa muntu hari igice gishinzwe kugenzura imigendere n'uko umuntu agenda atambuka. Iki gice giherereye mu gutwi imbere. Iyo icyo gice kinyuranyije n'ibyo amaso yawe ari kugenda abona, byohereza ubwonko ubutumwa butandukanye, bigatuma ako gace gatangira gucangwa, bityo n'ubwonko ntibusobanukirwe ibyo burimo. Icyo gihe utangira kwiyumvamo cyangwa kwibonaho bimwe muri ibi bimenyetso. Iyo uri ku rugendo ubwonko bwawe ntibusobanukirwe ibyo urimo, utangira kumva urwaye ndetse no kugira iseseme. Iyo uri ku rugendo ubwonko bwawe ntibusobanukirwe ibyo urimo, utangira kubira ibyuya. Iyo uri ku rugendo ubwonko bwawe ntibusobanukirwe ibyo urimo, utangira guta inkonda.
Iyo uri ku rugendo ubwonko bwawe ntibusobanukirwe ibyo urimo, utangira kubabara umutwe. Iyo uri ku rugendo ubwonko bwawe ntibusobanukirwe ibyo urimo, utangira guhindura ibara ry'uruhu. Iyo uri ku rugendo ubwonko bwawe ntibusobanukirwe ibyo urimo, utangira kumva ukonje cyane. Ibi bimenyetso byose bikubaho iyo uri ku rugendo, bitewe n'ibi bintu biba mu gihe imodoka iri kugenda, bityo bikaba byaba intandaro yo kuruka mu buryo bukurikira. Kuruka mu modoka uri mu rugendo biterwa no kugenda uhindura aho wicaye cyangwa uhagaze mu gihe runaka. Kuruka mu modoka uri mu rugendo biterwa n'ukuntu imodoka igenda yicugusa cyane, yaba mu gukata amakorosi ndetse n'imikuku. Kuruka mu modoka uri mu rugendo biterwa no kutamererwa neza mu mubiri. Kuruka mu modoka uri mu rugendo biterwa n'impumuro ishobora guturuka mu biryo cyangwa ibindi biri mu modoka, kimwe n'amavuta yo mu modoka nka za essence cyangwa mazutu. Ese ni ubuhe buryo ushobora kwirinda kuruka mu gihe uri mu rugendo? Hari uburyo ushobora kwirinda iyi ndwara yo kuruka mu modoka mu gihe uri ku rugendo, yaba mbere yo gutangira urugendo, hagati mu rugendo cyangwa se nyuma y'urugendo. Bityo reka tubasobanurire ibyo wakora bikakurinda kuruka mu gihe cy'urugendo. Niba ugenda mu modoka ukumva urazungera, gerageza gufunga amaso cyangwa usinzire, ibi bizagufasha. Kugira ngo ubashe kwirinda kuruka mu modoka mu gihe uri kumva impumuro zitandukanye zigutera iseseme, nyabuneka egera hari idirishya ku buryo umuyaga ukugeraho neza. Irinde kwicara ahantu hatuma ubura umwuka uhagije. Kugira ngo ubashe kwirinda kuruka mu modoka, irinde kureba filime cyangwa muri telefone yawe ndetse n'ikindi kintu cyatuma uhanga amaso cyane nk'izindi modoka cyangwa ibiti bigendagenda. Kugira ngo ubashe kwirinda kuruka mu modoka, irinde kurya ibiryo byinshi cyangwa se kunywa inzoga mu gihe ugiye gufata urugendo. Burya biba byiza kurya nyuma y'urugendo. By'umwihariko cyane cyane wirinde ibiryo bigira cyangwa se birimo amavuta menshi mbere yo gutangira urugendo, cyangwa wirinde ibiryo bishobora gutuma wumva uhaze cyane. Kugira ngo ubashe kwirinda kuruka mu modoka ku rugendo, niba impumuro ari yo igutera kuruka, ushobora kwitwaza indimu, akaba ariyo wihumuriza igihe cyose wumva utangiye kugira iseseme. Kugira ngo ubashe kwirinda kuruka mu modoka mu gihe cy'urugendo, uretse indimu ushobora no guhekenya shikarete, by'umwihariko cyane cyane izirimo menti, nizo zikiza cyangwa zagufasha neza. Kugira ngo ubashe kwirinda kuruka mu modoka mu gihe cy'urugendo, usibye indimu nanone ushobora no kuba wakoresha amaronji, ukazajya ugenda uryaho agace gato gato bitewe n'uko urugendo rungana. Kugira ngo ubashe kwirinda kuruka mu rugendo, mbere y'urugendo gerageza kunywa amazi ahagije, ariko nanone ntunywe menshi cyane kuko nayo yagutera kugira icyo kibazo. Ese noneho ni iyihe miti ikoreshwa mu kwirinda kuruka uri mu rugendo mu modoka? Hari imiti itandukanye iboneka muri farumasi ishobora kukurinda mu modoka cyangwa se kugabanya kuruka uri mu rugendo. Nyabuneka egera farumasi kuri farumasi kwegereye, umubaze kandi umusobanurire neza ikibazo usanzwe ugira. Imyinshi muri iyi miti yo muri ubu bwoko ishobora kugufasha kutaruka, kandi birashoboka ko wayigura ndetse ukayihabwa bidasabye uburenganzira cyangwa urupapuro rwa muganga, ubwo ni ordonnance. Emitino ni umwe mu miti wanywa mbere y'urugendo kandi ikakurinda kuruka mu modoka. Utu ni utunini ushyira munsi y'ururimi byibuze iminota 30 mbere y'uko utangira urugendo mu modoka. Stagero ni umwe mu miti wanywa mbere y'urugendo kandi ikakurinda kuruka mu modoka. Utu natwo ni utunini unywa mbere yo gufata urugendo. Promethazine ni imwe mu miti wanywa mbere y'urugendo kandi ikakurinda kuruka mu modoka.
Buscopan ni umwe mu miti wanywa mbere y'urugendo kandi nayo ikakurinda kuruka mu modoka. Iyi miti yose tumaze kubasangiza uyifata mbere yo gukora urugendo hagati y'iminota 30 n'isaha, ariko mu gihe ugize urujijo nyaboneka ukwiye kuyinywa wasobanuje umufarumasiye ubundi akagusobanurira uburyo burambuye, kuko iyi miti yo muri ubu bwoko ishobora nayo kugutera ikizungero ubwayo. Ese ni ubuhe bundi buryo bukoreshwa mu kuvura ikibazo cyo kuruka mu modoka bitari imiti yo muri farumasi? Tangawizi ishobora gukoreshwa mu gukiza ikibazo cyo kuruka mu modoka mu gihe ubashije kuyihekenya yonyine mbere yo gukora urugendo. Tangawizi ishobora gukoreshwa mu gukiza ikibazo cyo kuruka mu modoka mu gihe ubashije kuyinywa mu cyayi mbere yo gukora urugendo. Tangawizi kandi ishobora gukoreshwa mu gukiza ikibazo cyo kuruka mu modoka mu gihe ubashije kuyinywa mu mazi, ubwo twavuga umutobe wayo. Ubundi buryo wakoresha mu kwikiza ikibazo cyo kuruka mu modoka mu gihe uri ku rugendo ni uguhumeka gahoro gahoro, winjiza umwuka wongera uwusohora. Aha twagira nko kugira utya. Ubu buryo bufasha ubwonko kubona umwuka uhagije, bityo ukaba wirinze isereri. Naho ku babyeyi batwite hari udukoresho twabugenewe bambara ku kuboko, bityo tukabafasha kwirinda ibibazo byo kuruka mu modoka. Utu dukoresho tuzatubaganirizaho mu biganiro byacu by'ubutaha, uburyo umubyeyi utwite akambara ku kuboko kakamufasha kutaruka mu modoka mu gihe ari ku rugendo. Reka noneho turebere hamwe ibintu umuntu ugiye gukora urugendo akwiye kwirinda gukora kugira ngo ataza kuruka. Umuntu uri ku rugendo kugira ngo yirinde kuza kuruka mu modoka akwiye kugenda areba ahantu hamwe gusa mu gihe ari mu modoka iri kugenda. Umuntu uri ku rugendo kugira ngo yirinde kuruka mu modoka akwiye kujya anyuzamo agafunga amaso agahumiriza. Umuntu uri ku rugendo kugira ngo yirinde kuruka mu modoka akwiye kwirinda ibinyobwa birimo alcohol mbere y'amasaha 28 ngo afate urugendo. Umuntu uri ku rugendo kugira ngo yirinde kuruka mu modoka akwiye kwirinda ibiribwa birimo isukari nyinshi. Umuntu uri ku rugendo kugira ngo yirinde kuruka mu modoka akwiye kwirinda ibiribwa birimo amavuta menshi. Umuntu uri ku rugendo kugira ngo yirinde kuruka mu modoka akwiye kwicara ahantu haza gutuma abona umwuka mwiza, nko ku idirishya ahantu ashobora kubona umuyaga bikamufasha guhumeka neza. Umuntu uri ku rugendo kugira ngo yirinde kuruka mu modoka akwiye kwirinda kuryagagura mu gihe cy'urugendo. Umuntu uri ku rugendo kugira ngo yirinde kuruka mu modoka akwiye kwiremamo icyizere cy'uko urugendo rwe ruza kuba ruhire, akumva yifite icyizere ko atari buze kuruka mu modoka. Ibi bifasha ubwenge bwe kwitegura no kwirinda iki kibazo. Mu gihe bakoze ibi byose tumaze kubasangiza ariko bikanga ukajya ukomeza ukaruka mu modoka, nyaboneka wibyihererana, ni byiza ko wagana kwa muganga akakugira inama cyangwa se akareba ikindi kibazo waba ufite kigutera kuruka mu modoka mu gihe uri ku rugendo. Reka tubashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga ku ndwara yo kuruka uri ku rugendo. Bityo tumaze gusobanukirwa uko bigenda kugira ngo umuntu aruke mu modoka ari ku rugendo, ndetse n'uburyo wakoresha wirinda indwara yo kuruka uri mu rugendo. Ikindi kandi tumaze no kurebera hamwe imiti wakoresha kugira ngo wirinde indwara yo kuruka mu modoka mu gihe uri mu rugendo. Reka dusoze tubibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira.
Ikindi kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, ubaye hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa ubaye hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyabuneka twandikire muri comments. Mu gihe wakunze ikiganiro tumaze kubagezaho, kanda like, ubundi ntubyihererane, kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara ni Ubukungu, ikiganiro mutegurwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana abane namwe, kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.